Ni mu masaha y'igitondo Kayita rero aba amaze kwitegura ngo ajye ku kazi, ashaka rero deodora ye maze akayibura, ahita abaza Mia ati nta rya cupa rya deodora yanjye waba wabonye? Naho Mia ati oya rwose ntabwo naribonye. Mia rero aba ari umwana we w'umukobwa ariko muto rwose uri mu kigero cy'imyaka 10. Kayita rero amubwira ati ibyo ari byo byose birumvikana ko yashize, gusa nyine nta kundi buriya ndaza gushaka ikindi gisubizo. Mia ahita amubwira ati ariko dadi, ku ishuri nyine batubwiye ngo tuzaza n'ibihumbi 10 ku mwana wese ufite umubyeyi utarigeze yitabira inama. Ikindi kandi mfite n'amakaye nyine ndi kubura nifuza nayo kugura. Kayita rero ahita atangira kwisaka ati babatumye ibihumbi 10? Ati reka nta kibazo ndebe. Yakoze mu mufuka asanga nta n'igihumbi afite. Yabwiye rero Mia ati ihangane buriya ndaza kubwira boss wanjye ampembe kuko n'ubundi ukwezi kwageze. Ikindi kandi ndagerageza rwose ibishoboka maze icyo kibazo tugikemure. Gusa amakayi yo uze kureba nyine amakayi wari usanzwe ukoresha maze urebe agifite amapaje atuzuye maze uze kuba ariyo wandikaho. Naho Mia ati papa ntugire ikibazo kubera ko n'ubundi nimva ku ishuri ndaza kujya gucuruza amagi, ubwo rero rwose nimbasha kuyacuruza yose ndaza kubasha kugura amakayi, ntuhangayike. Papa ati mwana wanjye rwose sinzi ukuntu nabikubwira ariko mba numva nkwishimiye cyane, nishimira ukuntu ugira umuhate ndetse rwose n'ukuntu wihangana. Gusa ndakeka ari igihe gitoya maze ibi byose bikazakemuka maze nkaguha buri kimwe ukwiye ndetse rwose nkanarenzaho. Kayita rero yarebye ku isaha maze asanga yakererewe. Yahise abwira rero Mia ati Mia gira rero ujye ku ishuri, urabizi ko ugenda n'amaguru kandi harimo akagendo, nanjye ngiye ku kazi dore nakererewe. Kayita yagiye yiruka kugira ngo nyine arebe ko yagerera ku kazi igihe, ariko n'ubundi yahageze amaze gukerererwa iminota 30 kandi nyamara akazi yakoraga aha ko ari ugutwara umwana maze akamujyana ku ishuri. Yasanze rero Solange yarakaye cyane, ni mama wa Anayere. Anayere niwe baba bagiye kujyana ku ishuri. Solange yari yarakaye ahagaze mu mbuga afashe Anayere akaboko agikubita amaso Kayita ati iyi saha wayibonye? Wabonye aho amasaha ageze? Kayita ati mumbabarire nakerereweho iminota 30 ariko ni ukuri mabuje mbabarire, ni ukubera ko mbana n'umwana wanjye twenyine kandi abagomba kujya ku ishuri, ubwo rero mba nagerageje nyine kumufasha kwitegura kugira ngo nawe ajye ku ishuri. Solange ati urakeka ibyo bindeba? Rero ntabwo bindeba habe na gatoya, undi munsi uzakerereza umwana wanjye n'umunota umwe ku ishuri nzahita nkwirukana kubera ko n'ubundi umeze nk'umuntu wahaze akazi. Niko ubwo kandi Kayita we nyine yari ari gusaba imbabazi ati hoya rwose ntabwo akazi nagahaze, nimumbabarire ntabwo bizongera. Imfunguzo rero Solange yarazimujugunyiye ati njyanira umwana ku ishuri kandi uzongera gukora ikosa na rimwe nzahita nkwirukana. Bari mu nzira rero bagenda, Kayita yagiye kubona abona Mia ari kujya ku ishuri. Yabaga yananiwe kubera urugendo rwose yakoraga. Yaramwitegereje maze amukurikiza amaso. Anayere rero nawe yari atwaye, nawe nyine yarebye icyo Kayita ari kureba maze abona umwana w'umukobwa wambaye iniforume. Abona nyine uyu mugabo yakomeje kumwitegereza ndetse nyine Kayita ari kumureba, amarira yari ari kubunga mu maso. Yari afite agahinda kenshi, yibazaga ukuntu umwana we agenda ku ishuri n'amaguru ndetse agakora urugendo runini. Yatekerezaga ukuntu kurya bigoranye ku buryo umwana ava ku ishuri ntabone ibyo kurya maze akabanza kujya gucuruza amagi kugira ngo aze kubona ibyo kurya. Ibi bintu byose yari ari kubitekereza maze rwose akibaza impamvu ubuzima rwose bubishye kuri bamwe ndetse ku bandi ari ubuzima nyine buryoshye. Yibazaga impamvu rero we atagiye muri rwa ruhande rufite ubuzima buryoshye, nyamara ibi byose nta gisubizo yari kubibonera ubwe. Naho rero wa mwana yari atwaye Anayere yaramubajije ati uriya mukobwa kubera iki waba uri kumureba cyane? Naho rero Kayita ati ntabwo rwose nigeze mureba. Naho uyu mwana w'umukobwa ati nabibonye ko wamwitegereje ndetse rwose ukazana amarira mu maso. Kayita ati impamvu nyine ni ukubera ko nabonye ko ari umwana w'umukobwa uri mu kigero nk'icyawe maze ngatekereza ukuntu nyine wowe uri kugenda mu modoka nziza, ujyanye ibyo kurya byiza ku ishuri, naho uriya mwana yari ari kugenda n'ibirenge. Nari ndi gutekereza nyine ukuntu ubuzima nta butabera bugira.
Saa sita rero Keita yasubiye kujya kureba Anayeli ku ishuri. Yaramutahanye amugejeje ku ishuri asanga nyine mama warabategereje nk'ibisanzwe. Solange rero yahise ahamagara Keita ati harya ubundi wowe bakwita nde? Nyamara bari bamaze ukwezi kose bakorana, izina rye nta nubwo yari abyitayeho kuba yarimenya. Keita byaramutunguye kuba rwose Solange yongeye kumubaza izina kandi nanone. Keita yahise amubwira ati nitwa Keita. Naho rero Solange ati urabona ariya makosa wakoze mu gitondo niwongera kuyasubiramo njye rwose ntabwo nzongera kuvugana nawe, ubwo bizaba birangiye akazi uzaba ukabuze. Keita ati ntabwo bizongera. Solange rero yahise yinjirira mu nzu, ariko Keita nyine ahita amubwira ati boss mwambabarira maze nkababwira. Solange yarahindukiye n'agasuzuguro kenshi, yari umumama usuzugura cyane rwose. Keita ati urabona nyine ukwezi kurarangiye ataranagira ikindi yongeraho. Solange yahise amubwira ati hanyuma niba ukwezi kurangiye urashaka kunyishyuza se? Njye nta muntu ujya unyishyuza, nyitondesha nzakwishyura igihe nzumvira nyine mbishaka, igihe nzabonera umwanya nzakwishyura. Naho Keita ati ariko ni ukuri mwambabarira, wumva nyine mfite umwana kandi w'umunyeshuri. Naho Solange yarongeye amuca mu ijambo ati ariko ubundi urashaka ko nguha urushyi cyangwa urashaka ko nkwirukana? Ndakubwiye ngo nzakwishyura igihe nzabishakira, kandi ntukomeze nyine kumbwira utugambo twinshi kuko rwose nahita nkwirukana kano kanya. Keita rero yarumiwe maze yumva arihebye, dore ko nyine yari yavuye mu rugo bitameze neza, yibaza ukuntu ari bwongere gutaha, nyamara rwose agatunguka imbere y'umwana nta n'igihumbi yifitiye, akumva bino bintu biragoye cyane. Yahise agenda rero asanga umuzamu nyine wa hano kwa Solange, maze ahita amubwira ati urabizi nyine tumaze kuba inshuti nubwo rwose hashize iminsi mike tuziranye, ariko nukuri mfite ikibazo gikomeye. Ubu ndeba umwana wanjye ntabwo ari bubone ikintu cyo kurya, ndi gutekereza rero ukuntu ndi butunguke mu rugo nta kintu na kimwe mfite. Ndakwinginze mbabarira rwose ngurize 5, nimpembwa nzabikwishyura, urabizi ko ntakwambura. Uyu muzamu yaramubwiye ati nakabaye mbikuguriza, ariko nyine amafaranga yose nari mfite nayohereje mu rugo kuko hari ibibazo byinshi, ahubwo iyo ntaza kugirana na bosi ngo ngurize rwose biba byarabaye bibi. Kano kanya Keita yibajije ukuntu nyine Solange aguriza umuzamu, ariko nyamara we akaba adashobora no kumuhemba kandi amubwira ko afite ibibazo. Gusa nanone ntabwo yabitinzeho. Uyu muzamu rero yahise amubwira ati mu mafaranga mfite imbere n'inyuma ni 2,000, ariko numva twabigabana maze nkaguha 1,000 nanjye ngasigarana ikindi. Keita rero yaramubwiye ati waba ukoze cyane, ni ukuri nagushimira kandi rwose waba unabaye. Uyu muzamu yaramubwiye ati nta kibazo rero komeza akazi, ku mugoroba nutaha rwose ndaza kuba nakibonye leta nkiguha. Keita yaramushimiye cyane, ariko nyine yiriwe akora n'ubundi umutima udahari, kuko yatekerezaga ibyo umwana we yamubwiye ko hakenewe amafaranga ku ishuri kubera ko batigeze bitabira inama, nyamara akaba ntayo yabonye. Yaratekerezaga ati noneho ahari bazanamwirukana. Ku rundi ruhande rero Mia nyine umwana wa Keita we yaracuruje amagi yose yari afite maze arayacuruza arayamara. Yaragiye rero maze ajya muri resto agura ibyo kurya, agura ibye ndetse agura n'ibya papa we. Yaratashye abishyira mu rugo. Ku mugoroba rero Keita yaratashye, ariko nyine ataha ubona rwose atishimye, yarababaye cyane kuko yumvaga ahari uyu munsi bari buze kurara ubusa. Akinjira rero yabajije nyine Mia ati none se uyu munsi wagenze ute? Naho Mia ati papa ntabwo wabyumva, ngufitiye surprise. Uzi ko uyu munsi nacuruje amagi yose nkayacuruza nkayamara, kandi rwose nanungutse. Naguze amakayi, ikindi kandi kubera ko nyine wari wambwiye ngo ntabwo baraguhemba ku kazi, naguze ibyo kurya byanjye hanyuma ngura n'ibyo kurya byawe. Keita rero kwihangana byaranze, maze ahita ahobera Mia aramukomeza ati mwana wanjye uri umugisha, sinzi uko nabikubwira, gusa nyine uri impano y'Imana, unsubizamo imbaraga. Buri gihe ntashye nihebye ni wowe utuma nongera gukomera, ariko ndagukunda. Ujye umenya ko ngukunda nubwo nyine ibihe byaba bigoranye bite, ariko ujye umenya ko ngukunda, kandi ibi byose hari igihe bizashira, ntabwo nyine tuzahora tumeze gutya. Mia ati papa ndabizi ko ukora cyane nyine kugira ngo tumere neza, gusa nyine nanjye ngomba kuzajya ngufasha. Bari gufata amafunguro rero Mia yarahindukiye maze areba papa we. Yasanze Keita yijimye mu maso, nyine ubona rwose arimo agahinda. Mia yahise amubaza ati rwose papa
ko mbona utishimye, ko mbona n'ubundi ufite ibibazo byinshi, ni ukubera iki? Naho rero Keita ati mwana wanjye, ikintu kimbabaje si ikindi, mba mbabajwe n'ukuntu ari jyewe nakabaye nkwitaho, none bikaba byarahindutse ahubwo akaba ari wowe uri kunyitaho. Mia yahise amubwira ati ariko papa, ntabwo byakabaye bikubabaza, kubera ko nyine Imana niyo iba yaduciriye inzira, kandi iyo iciye inzira iyinyuza ku muntu uwo ari we wese. Ubwo nyine uyu munsi ni njye iba yabinyujijeho kugira ngo tubone amafunguro. Hanyuma rero sinumva impamvu rwose bigomba kukubabaza. Ubu ni bwo buzima bwacu kandi tugomba kububamo nyine. Naho rero Keita n'amarira menshi yahise abwira Mia ati mwana wanjye wakuze imburagihe, ntabwo rwose nigeze ntuma ubaho nk'umwana kubera ibibazo by'uru rugo, ariko humura ntabwo bizahoraho. Bahise rero bahoberana, bose nyine bari bafite agahinda birumvikana, ariko nanone Keita yaterwaga imbaraga cyane na Mia kubera amagambo yamubwiraga ndetse n'ibikorwa yakoraga. Uyu mwana yari umwana utangaje, yari umwana w'umunyabwenge, kandi yari umwana wihangana, yari azi kwihanganira ubuzima barimo. Umunsi wakurikiye rero umushuti wa Solange yaje kumusura, maze Solange aramubwira tumva ntakubeshye, ndumva uriya mushoferi angeze ahangaha, uriya musore buri munsi arakererwa, njye rwose nayobewe ibibazo afite. Umunsi umwe ngo yatakaje akaguru, undi munsi ngo yataye umutwe, undi munsi ngo umwana we yataye ukuboko, simbizi nyine ibisobanuro aba afite. Yabivugaga nyine ubona ari kumuvugiraho, nyine ari kuvugira kuri Keita. Naho rero umushuti we atari ko se ubundi nyine wari wafata umunsi n'umwe ngo mwicarane maze muganire wumve ikibazo afite nyamukuru gituma akererwa? Solange yahise intoki azinaganika ati njyewe Solange, njyewe nkicarana n'umushoferi uciriritse ngo ndashaka kumva ibibazo bye? Ndabishinzwe se? Njyewe icyo nshinzwe ko ari uko agomba kunkorera akazi nkamuhemba? Njyewe ko kurumva utansuzuguye nakwicisha bugufi bingana gutyo ku buryo nakwicarana n'uriya mushoferi? Naho rero umushuti we ati hanyuma se uriya mushoferi si umuntu nk'abandi, kubera iki mutakwicarana? Solange atumva uwo ntabwo ari njye rwose, kandi uwo mwanya ntawe nabona. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati ikindi kintu kandi ni ukuri ntukanamutonganyirize imbere y'umwana wawe, kubera ko buriya ntabwo uba uri guha uburere bwiza umwana wawe. Ndakubwiza ukuri, Anayere yazakura azi ko gutuka abantu cyangwa kubabwira nabi uko yishakiye nta kibazo kirimo. Si byiza rero rwose ko ubikorera imbere ye. Icyiza ni uko rwose watangira kumutoza imico myiza, ukamutoza kubaha abantu, ndetse rwose ukamutoza uko agomba kwitwara ku bantu bakuru. Solange rero yahise amubwira ati hanyuma se uje kuntoza uko ngomba kurera umwana wanjye? Ushatse kuvuga ko se ko ndi umubyeyi mubi? Naho rero uyu mushuti we ati hoya, ntabwo ari ibyo, ariko nanone nyine ni ukuri nifuza ko rwose wazajya umenya ukuntu witwara ku bantu. Ni byiza ko nyine witwara nk'umuntu ugira ikinyabupfura, ukitwara nyine nk'umuntu utuje. Ntabwo ari byiza ko abantu bose uhora ubabwira nabi ndetse ubabona nk'imyanda. Ntabwo ari byiza habe na gatoya. Umunsi wakurikiye rero Keita noneho yaratwaye Solange amujyanye aho yagombaga nyine kumujyana. Bageze mu nzira Keita ababonye Mia rero yaratsitaye maze aragwa, ibintu byose yari afite biranyanyagira. Keita akibibona yarikanze rwose, ubona yuko umutima umusimbutse. Yahise rero ahagarika imodoka. Naho Solange ati hanyuma ko uhagaritse imodoka se bigenze bite? Keita ati ntubonye ko uriya mwana aguye? Solange ati kuba aguye se ibyo birandeba? Naho Keita ati njyewe birandeba kuko uriya ni umukobwa wanjye, ntabwo rwose namucaho gutyo gusa. Yahise ahagarika imodoka rero n'ubundi afungura umuryango maze agenda yiruka yerekeza aho Mia yaraguye. Yaragiye rero ahita amubaza ati sheri umeze neza? Umeze neza mwana wanjye? Yabivugaga amukandakanda ahantu hose, ari nako amuhobera amusomagura mu gahanga amubaza ati umeze neza, ntacyo ubaye? Naho Mia ati oya ntacyo mbaye papa, meze neza. Akahita atari ku mwana wanjye jya ugenda witonze, jya ugenda ureba, umutima wari umvuyemo. Nako kandi yari ari kumufasha nyine kuyora ya magi atari yamenetse, dore ko nyine hari hamenetsemo make, ariko andi n'ubundi yari yagiye hasi yose. Yari ari kumufasha rero kuyatoragura anayahungura bayasubiza mu ndobo yari arimo. Yaramufashije barayayora yose, maze arangije aramubwira ati rero ujye ugenda ureba neza, ujye ucunga n'imodoka zitazakugonga.
Mia ati nta kibazo papa, ati ahubwo se kutari kugenda ngo ujye gutwara bosi wawe, ubu ntushobora kugira ikibazo kandi nyine uri ku kazi. Naho Kayita ati urabizi neza ko uza mbere ya byose, njyewe ntacyo akazi kambwiye, ariko nanone ibikubaho byose byo bifite icyo bimbwiye. Mia ati hoya papa, ntacyo nabaye, genda ukomeze akazi batakwirukana, kandi ubizi ko nyine kariya kazi kadufatiye runini kubera ko dukeneye amafaranga urabizi. Kayita rero yahise yumva ari byo, maze ahita abwira Mia ati mwana wanjye wirirwe neza, ariko nanone wicunge ujye wiyitaho ntiwongere rwose kugwa. Yasubiye mu modoka maze asanga Solange yarakaye, yahise atangira kugenda amutuka ati ariko ubundi wowe ufite ubwenge, ubundi wowe uri muzima. Yagiye amutuka inzira yose. Naho Kayita ati rwose bosi, umwana wanjye ni byose kuri njyewe, ntabwo rero namubona afite ikibazo ku nzira ngo mpamusige gutyo gusa, nta mutima naba mfite, ntabwo rwose ibyo bintu byashoboka. Kayita rero yagejeje Solange mu rugo, maze bakiva mu modoka Solange yahise amukubita urushyi rwiza maze ahita yinjirira mu nzu. Nyamara abakozi ba hano bose bararebaga, yaba ari umuzamu yaba ari n'ukora mu nzu, bose bari bari kureba. Umukozi rero ukora mu nzu kwa Solange ari kumutegurira ameza, yaramubwiye ati ariko bosi, ntabwo ari ukububahuka, ariko ni ukuri mwamurenganyije cyane Kayita, nta mubyeyi n'umwe utagirira impuhwe umwana we aramutse amusanze ku muhanda. Naho Solange ati kuba rero namubwiye ko agomba kuba concentré ku kazi ke, nakoze amakosa. Uyu mukobwa yahise amubaza ati none se bosi, uramutse usanze Anayeli wawe ari mu nzira yagize ikibazo uri kujya ku kazi, wakomeza ukagenda? Naho rero Solange ati ngo iki? Ati umwana wanjye ari mu nzira yagize ikibazo ngakomeza nkajya ku kazi? Ati umwana wanjye ni byose byanjye, ikindi kandi aza mbere y'ibintu byose, akazi nahita nkareka byihuse. Uyu mukozi rero yahise amubwira ati nyine ngaho ishyire mu mwanya wa Kayita, wasanze umwana we afite ikibazo ku muhanda, wowe se urumva yagombaga gukomeza akagenda? Ntabwo rwose yari kubishobora. Solange rero yumvise ko nyine ibyo uyu mukozi amubwiye ari ibya nyabyo, maze ahita amubwira ati igendere usubirire mu kazi kawe. Yasigaye ari kubitekerezaho, atari ko rwose nagombaga nyine kumukebura kubera ko ndamuhemba, niko yari ari kwivugana. Ariko nanone akumva yakoze amakosa, kuko yatekerezaga ko nyine atakabaye yaretse umwana we, nk'uko nawe nyine atareka Anayeli aramutse amusanze ku nzira. Ku rundi ruhande rero Kayita n'umuzamu bari bari mu gikoni bari gufata amafunguro, maze uyu muzamu abwira Kayita ati ariko ni ukuri iyi si ni ingome rwose, tekereza ukuntu bosi wacu ufite umwana agukubita urushyi ngo ni uko utasize umwana wawe ku nzira afite ikibazo. Ntabwo rwose ngewe mba mbyumva ukuntu nyine umuntu aba ari kwishakira umugati, ariko nanone uwucuruza akabanza rwose akakugaragaza agati kugira ngo awuguhe. Kayita rero yahise amubwira ati nta kundi nyine, iyo umuntu adafite amafaranga aremera akabwirwa ibibonetse byose ndetse akihanganira byose, kuko nyine ntacyo aba afite. Wa mukobwa rero wari wagiye guseriva Solange yahise agaruka ati muracyari kurya kandi kubera iki mutari kubirangiza? Naho rero Kayita yahise amubwira ati ahubwo se wamfasha maze ukampfunyikira ibi byo kurya? Uyu mukobwa yahise amubwira ati hoya bisoze kubera ko n'ubundi rwose byari bikeya. Kayita ati mbabarira ubimpfunyikire, nibyo ndi bushyire umukobwa wanjye. Uyu mukobwa rero yahise amubwira ati nta kibazo ndabikora. Naho rero wa muzamu yahise amubwira ati none se ubwo urariye ko ndeba rwose nta na kimwe cya kabiri uriyeho? Kayita ati nyine ndabishyira umwana wanjye, nawe rwose aba yashonje, inzara iba yamwishe. Umunsi wakurikiye rero Kayita abajyanye Anayeli ku ishuri, bagera mu nzira maze Anayeli agafungura akabuwate bamupfunyikiramo kugira ngo arebe ibyo kurya bamuhaye. Ahita asanga rero mu byo kurya bamuhaye bamushyiriyeho igi rimwe. Yahise atangira kurakara ati kubera icyo uriya mukobwa yampaye igi rimwe kandi azi yuko mbyanga cyane. Yahise abwira rero Kayita ati ndashaka telefone byihuse, gira vuba vuba kuko nshaka kuvugisha mama wanjye. Naho Kayita ati kano kanya? Anayeli ati kano kanya nyine, kandi yamubwiraga nabi dore ko nyine uyu mwana nta kinyabupfura yagiraga, yari ameze nka mama we neza neza.
Kayita rero yahise amuhereza telefone maze uyu mwana ahita abwira mama we ati ibi bisobanuye iki? Mama we ati ibiki se kandi? Naho Anayeli ati ku byo kurya byanjye hariho igi rimwe gusa, ikindi kandi bampaye ji y'umwembe kandi nifuzaga iya oranje, ubwo rero rwose ntabwo mbishaka ndumva ndakaye. Mama we ati kubera icyo uriya mukobwa yabikoze atagukoreye ibyo washakaga? Uyu mwana yahise akupa maze ahita abwira Kayita ati hagarika imodoka. Kayita ati kubera iki se kandi tutageze ku ishuri? Uyu mwana ati njye sinkunda gusubiramo, ndavuze ngo hagarika imodoka. Kayita yarahagaze, wa mwana asohoka mu modoka, Kayita nawe amusohoka inyuma. Uyu mwana yahise ahagarara ku ruhande maze afungura bya byo kurya atangira kubimena. Kayita ati have ndakwinginze mbabarira wimena rwose ibyo byo kurya. Uyu mwana ati ndabimena kubera ko njye ntabyo nshaka nta n'ibyo ndi burye. Kayita rero aramubwira ati kubera icyo umeze gutyo? Uzi abantu bose ubu ngubu badafite ibyo kurya? Uzi abantu bari bubwirirwe? Uzi abandi bana mungana bagiye ku ishuri batariye? Agatima nyine yari ari kwitekerereza Mia ukuntu ubu rwose yagiye nta n'ifunguro afashe, ari buze kuza akabanza kujya gukora kugira ngo abone icyo kurya. Naho rero Anayeli yahise amubwira ati hanyuma si ibyo birandeba? Ati ibyo ntabwo bindeba ibyo abariye n'abatariye, ahubwo dusubire mu modoka unjyane ku ishuri. Uyu mupapa rero yagiye yarakaye cyane kubera ko rwose ibintu uyu mwana yari akoze yumvaga bimubabaje. Ikindi kandi uyu mwana nyine yamubwiraga amagambo mabi, dore ko nyine uyu mwana wagira ngo rwose nta ndero yagiraga habe na gato. Saa sita rero Kayita yatahanye nyine Anayeli, bageze mu rugo Kayita ahita ajya kwiyicarira nyine mu gikari ahantu ku rubaraza. Naho rero Anayeli yari agiye abwira mama we ukuntu nyine Kayita yamubwiye nabi ngo nuko amenya ibyo kurya. Mama we yasohotse atarwiyambitse ahamagara Kayita nabi cyane. Kayita yaramwitabye ati ninde aguhaye uburenganzira bwo kumbwirira umwana nabi? Naho Kayita ati rega bosi yari akoze amakosa, tekereza ko yafashe ibyo kurya akabimena muri rigore, n'ukuntu hari abantu benshi baba babuze ibyo kurya. Naho rero Solange ati hanyuma se ibyo biguha uburenganzira bwo kumbwirira umwana nabi? Niba yabimennye yamaze, utekereza se kubera ko wowe uri umukene urya bikugoye ndetse ukarya nabi n'umwana wanjye agomba kubaho nkawe? Umwana wanjye ni umwamikazi kandi aramfite, ubwo rero afite buri kimwe, agomba kubikora uko ashaka. Kayita ati ariko bosi ni ukuri ntabwo ari ukububahuka, ariko rwose uriya mwana ukwiriye kumutoza imico myiza, ukamutoza kubaha abantu, ukamutoza ndetse kutazajya avuga ibyo abonye byose, kubera yuko namara gukura ntabwo azaba akibashije gukosoka. Iki ni cyo gihe cyiza cyo kumukosora maze ukamwereka rwose inzira agomba gucamo. Noneho Solange yagiye yarakara ati hanyuma se ugiye kuntoza uko ngomba kurera umwana wanjye? Uravuze ngo ndi umubyeyi mubi? Kayita ati ntabwo ari byo mvuze, ariko nyine uriya mwana rwose akwiriye gukosorwa. Solange n'umujinya mwinshi atumva mpereza imfunguzo z'imodoka yanjye. Naho Kayita ati ziri mu nzu. Solange ati hanyuma rero nkubure mu rugo rwanjye, sohoka ndakwirukanye kandi ntuzigere wongera kuhagaruka. Kayita ati wawe rwose mumbabarire ntabwo bizongera. Solange ati nakwirukanye genda ihute. Naho Kayita ati ariko nta nuko muranyishyura. Solange ati nkwishyura cyangwa ahubwo urashaka ko nza nkagukubita kubera ko rwose ndabona ubanza aricyo utegereje. Yakomeje kumubwira nabi rero n'umujinya mwinshi, maze Kayita abona ibintu rwose byahinduye isura. Yarasohotse nyine aritahira kuko nta yandi mahitamo yari afite. Yageze mu rugo rero yababaye bigaragarira amaso. Mia yahise amubaza ati none se papa ko ndeba agahinda kakwishe byagenze bite kandi ninde muntu wakubabaje? Papa ati mwana wanjye ubu tuvugana noneho banyirukanye ku kazi kandi bananyirukanye rwose batanyishyuye. Mia rero yahobereye papa we aramubwira ati papa ihangane nyine ndabyumva ntibyoroshye, ariko nanone Imana izi ibyacu kandi rwose ejo hacu hazaba heza, wihangayika. Gusa nyine Kayita yari yihebye cyane kuko yibazaga aho baza gukura amafaranga y'inzu, yibazaga uko baza kubaho, akumva rwose nta cyizere afite cy'ejo hazaza. Nubwo umwana we yageragezaga kumubwira ko ejo habo hazaza ari heza, ariko Kayita we ntaho yabonaga. Umunsi wakurikiye rero umushuti wa Kayita yaje kumusura,
bari kuganira bari mu cyumba. Uyu mushuti we yari ari kumubaza uko byagenze kugira ngo bamwirukane. Keita ati tekereza ko nazize rwose guhana umwana kandi sinigeze mukubita, ariko kumubwira ko ibyo akoze ari amakosa kuko yari amenye ibyo kurya njye nabonaga rwose nakabaye mbigaburira umwana wanjye. Kubimubwira gusa rero byabaye ikibazo. Yaragiye abwira mama we ko namukubise. Mama we rero yahise anyirukana. Abana bo mu bakire rwose urumva nyine baba bafite imico mibi, gusa mama we nawe ntabwo rero ajya amuha habe na gatoya. Uyu mushuti we yahise amubwira atari ko rwose ibintu biba bitangaje, abantu bamwe babyuka bajya gushaka ibyo kurya, abandi nabo bakabyuka babinyanyagiza kuko bafite byinshi birenze ibyo bakeneye. Keita yahise amubwira ati niko bimeze nyine, kuri ino si nta buringanire buhari, gusa nyine Imana izambabarire mbona akazi kubera ko ndifuza nyine kwita ku mwana wanjye. Umwana wanjye ni umugisha Imana yanyihereye. Uriya mwana ukuntu ari umunyabwenge, ukuntu abyuka rimwe na rimwe akabanza kujya gucuruza amagi, akajya ku ishuri, nyamara akazana amanota yuzuye, dore ko mu bintu byose aba yujuje. Umwana wanjye ni umuhanga cyane nubwo aca muri ibyo byose bikomeye. Tekereza ko umwana wanjye ubu ngubu ari we uri gutuma ndi kubasha kugira icyo nshyira ku munwa. Uyu mushuti we yari ari kumubwira ati umva umwana wawe aratangaje, ndakubwiza ukuri buri muntu wese aramutangarira ukuntu ari umwana uzi kwihangana, ugira ikinyabupfura kandi w'umunyabwenge. Keita ati icecekere, ntabwo rwose wabyumva. Umwana wanjye aba ari aho ari gusufura, naho abandi baba bari mu modoka nziza bagenda batuka abashoferi babo, ari nako kandi bangiza ibyo kurya bafite kubera ko nyine bafite byinshi. Nyamara rero ibi byose Mia yari ari kubyumviririza ku rugi, dore ko atari yigeze amenya ikintu cyatumye papa we bamwirukana. Akimara kubyumva rero yahise avuga ati kumbe burya wa mwana w'umukobwa niwe batumye birukana papa wanjye. Uretse rwose nategereze ndaje muhikosora kubera ko ngewe ibi bintu ntabwo nabyihanganira, abana b'abakire gusa bigize indakorwaho. Kano kanya rero Mia yahise asohoka afata urugendo, dore ko nyine yari asanzwe azi iwabo wa Anayere kubera ko hari inshuro yigeze kujyanayo na papa we. Yaragiye rero yihuta maze aragenda arakomanga, umuzamu yaramufunguriye maze Mia ahita amubwira ati ndashaka Anayere. Anayere rero yarasohotse n'agasuzuguro kenshi, akimukubita amaso ati kandi se wowe uranshakaho iki, wowe urashaka iki? Naho rero Mia yahise agenda amufata ikiganza ati ngwino hano, ati nta soni wowe uratuma birukana papa wanjye, atuzi aka kazi cyo kari kamumariye, urabizi ko turya kubera ko papa wanjye yakoze, urabizi ko twishyura inzu kubera ko yakoze, uramwirukanisha ngo ni ukubera yuko ngo yakubujije kumena ibyo kurya ukanamubeshyira ngo yagukubise. Yahise abwira rero umuzamu ati uranzi ntunze harya neza, nawe uyu muzamu ati ndabizi ko nyine uri umukobwa wa Keita. Ati hanyuma rero ati Anayere ndamujyanye, ariko ndahita amugarura mu kanya gato. Yahise amutwara nabi cyane agenda amukurubana. Anayere amubaza tunjyanye hehe? Naho rero Mia adatuma rwose uyu mukobwa avuga amagambo menshi, dore ko bari abana nyine bari mu kigero kimwe. Yaramukurubanye aramwirukankana maze amugeza ahantu hari hicaye abantu babiri basabiriza nyine, bigaragara ko ari abantu bo ku muhanda. Yaramweretse, yaramubwiye ati Anayere urareba bari abantu kugira ngo barye biba bigoranye, inshuro nyinshi birirwa batariye ndetse rwose babona ibyo kurya bakaba batazi ejo uko bazabaho. Bariya abantu birirwa hariya bakarara hariya ntabwo bagira aho bataha. Wowe ufite ibyo kurya ukagira n'ibyo kumena, ufite imodoka ugendamo, wiga neza ntabwo ujya ubura amafaranga y'ishuri. Icyakubwira ko ngewe mbere yo kujya ku ishuri mbanza kujya gucuruza amagi, ndetse na nyuma yo kuva ku ishuri ngahita njya kuyacuruza kugira ngo tubone ibyo turya. Naho wowe rero ibyo kurya ufite urabimena ukabipfusha ubusa. Ibyo kurya wamennye byakabaye byaragaburiye bari abantu, bo iyo babibonye babibona nk'ibyo kurya bihenze cyane, nyamara wowe wumva utabishaka kubera ko bataguhaye ibyo wari ukeneye. Kano kanya Mia ari kubwira ibi bintu Anayere wenyine wabonaga rwose ari kwitegereza ibi bintu, ndetse byamuteye agahinda kubera ko nta muntu n'umwe wari warigeze amubwira ibi bintu. Noneho yari ari kubyirebera n'amaso ye. Uyu munsi nibwo yari amenye ko hari abantu bababaye, hari abantu batabona ibyo kurya. We nyine yatekerezaga ko buri muntu wese aba afite ibyo kurya, nta muntu n'umwe ubibura, ariko aka kanya yari abonye noneho realite iri ku muhanda nyine
uko abantu babayeho, uko abantu bameze. Akimara rero kumubwira ibi, yarongeye amufata ukuboko arongera agenda amukurura amwirukansa, maze amugeza iwabo. Yafunguye igipangu amushyiramo imbere mu gipangu, maze Mia ahita yongera arifungira. Anayeli yahagaze mu rugo hagati yitegereza Mia, ariko ntiyagira ijambo na rimwe amubwira. Mia rero yahise yigendera. Naho rero Anayeli yinjiye mu nzu, maze aragenda abura amahoro, dore ko yari ari gutekereza ku bintu byose Mia yamubwiye. Ari gutekereza ukuntu ari we wirukanishije papa we, ari gutekereza ukuntu kano kanya babayeho nabi kubera ko nyine yamwirukanishije. Yararyamye gusinzira biranga, maze mama we aza kumureba asanga umwana ari kwigaragura mu buriri. Ibibazo byabaye ibibazo. Solange yamubajije ikibazo afite, naho rero Anayeli yamubwiye ko rwose yifuza ko nyine yazagarura wa mushoferi, ariko nanone atinya kumubwira ko nyine yifuza ko yamugarura kubera impuhwe amufitiye. Mama we yaramubajije ati none se umufitiye impuhwe uriya mushoferi? Naho rero Anayeli ati hoya, ntabwo umufitiye impuhwe, ahubwo ndifuza ko wamugarura, maze noneho nkazamukosora neza, nkajya mugora, nkajya mukorera ibintu byose bizatuma noneho ajya ku murongo. Ndifuza kumwikosora. Ariko aka kanya yabeshyaga mama we kubera ko yifuzaga ahubwo ko yamugarura kugira ngo yongere akorere amafaranga, kuko yamenye ko kuba yaramwirukanishije byagize ingaruka nini ku muryango. Mama rero yaramubwiye ati nzabitekerezaho. Naho rero Anayeli ati hoya mama, nta kubitekerezaho ndabishaka, ahubwo nyine fata telefone umuhamagare. Solange yafashe telefone atangira guhamagara Keita, ariko nyine telefone ntiyacamo. Yarakomeje aramuhamagara biranga. Bwarakeye kandi arakomeza, ari nako kandi Anayeli akomeza amubaza ati hanyuma se yitabye telefone? Naho rero mama we ati hoya, ntabwo ari kuyitaba. Anayeli ati kora ibishoboka byose, kubera ko nyine ndifuza ko rwose yitaba telefone, ndifuza ko yagaruka ku kazi. Wa mushuti rero wa Solange yagarutse kumusura, maze Solange amubwira ukuntu Anayeli yifuza yuko Keita yagaruka ku kazi, ngo kubera ko yifuza kumutesha umutwe ngo maze akamukosora. Ibi bintu byababaje wa mushuti wa Solange cyane, maze abonye Solange agiye mu cyumba yahamagaye Anayeli aramubaza ati mbwiza ukuri, urifuza koko ko Keita yagaruka kugira ngo umuhemukire, kugira ngo umubabaze? Naho rero Anayeli yaramwongoreye ati tantine, wowe ndabizi nyine kuri umwana mwiza, ntabwo ari byo nshaka, ahubwo nyine ni uko namenye yuko kuba naramwirukanishije byatumye rwose abura amafaranga yo kwita ku muryango we, yo kwiyitaho we n'umukobwa we. Hanyuma rero ndashaka ko yongera akagaruka kubera ko namenye ko kano kazi ari ak'ingenzi kuri we. Ntabwo ni ukuri nshaka gukora ibyo nabwiye mama. Naho rero uyu mushuti wa Solange ati none se kubera ko utabwije mama wawe ukuri? Ati mama yanyica ndamutse mubwije ukuri, ikindi kandi ashobora no kutamuhamagara aramutse amenye yuko ari impuhwe mufitiye, ariko kuko azi ko nta cyiza nyine nifuza kumukorera, niyo mpamvu ari gushyiramo imbaraga kugira ngo amugarure. Uyu rero umushuti wa Solange yahise abwira Anayeli ati noneho niba ari ibyo, nanjye rwose ndagufasha kumukonvenka kugira ngo azamugarure. Solange rero yakomeje guhamagara Keita kubera ko nyine cyari icyifuzo cy'umwana we, ariko nanone telefone ikomeza kwanga. Anayeli yaramubwiye ati uzi n'ikindi mama, reka tujye kumureba mu rugo kubera ko aho baba ndahazi. Mama ati wahamenye gute? Anayeli ati ntubimbaze cyane nyine, gusa nyine hari igihe yaranjyanye ku ishuri maze yibuka yuko yasize ibyangombwa bye mu rugo, yahise agenda rero ajya kubifata. Ubwo yansize mu modoka, njye ntabwo nigeze ninjira, ariko narahabonye nyine aho yinjiye. Mama ati noneho nta kibazo twajyayo. Baragiye rero bajya aho nyine Anayeli rero abonye. Bakimara kwinjira barakomanze, haza kubafungurira undi muntu. Bamubajije aho Keita yaba ari, nabo babwira ko atakibaho ngaho kubera ko yabuze amafaranga yo kwishyura inzu. Bamubajije impamvu atitaba telefone, uwo muntu yahise ababwira ati ntabwo yakwitaba telefone kuko ntayo afite, telefone ye yarayigurishije kubera ibibazo. Ibintu bye byose yarabigurishije maze baragenda. Ubu tuvugana nyine ntabwo rwose nzi ahantu basigaye baba. Noneho rero Anayeli akimara kumva ibi, agahinda karamwishe kurenzaho, kubera ko yamenye ko kubera we ibi byose byababayeho ari ukubera ibyo yakoze. Bageze mu modoka rero
Solange arebye Nayere abona yarakaye cyane rwose, yahise amubaza ati kandi se ni ikihe kibazo? Nayere ati mama, turi abantu babi cyane, turi abagome, ibi byose ni ukubera twebwe. Ubu ngubu iyo utaza kumwirukana ntabwo aba yaratakaje inzu ye ngo agurishe na telefone ye. Ikindi kandi nibura iyo uza no kumwirukana ariko ukamwishyura umushahara wari umurimo, ahari yari kubasha kwishyura n'ukwezi kumwe kw'inzu. Ariko ibyo byose ntabyo twakoze, turi abantu babi rwose, turi abagome, byose nitwe twabiteye. Mama wese amubwira ati mwana wanjye umbabarire, gusa ndaza gushaka rwose uko bizakemuka. Guhera uwo munsi rero Anayere yanze kongera kugira ikintu afata cyo kurya. Yabwiye mama we ati sinzongera kurya igihe cyose uzaba utarabona bariya bantu. Naho mama we ati ndi kubashakisha rwose, ndakora ibishoboka byose. Anayere ati bashakishe, nibinaba ngombwa rwose witabaze na polisi, bagomba kuboneka byanze bikunze. Mama we ati mbabarira, nibura ufata ibyo kurya kugira ngo ugire imbaraga tubashe kubashakisha ariko ufite imbaraga. Anayere ati hoya, ntabwo nifuza rwose kuzongera gufata amafunguro igihe bataraboneka. Solange ati mbwira basi ikintu wifuza ko nagutekera cy'umwihariko. Naho rero Anayere ati nta kindi kintu nifuza uretse kubona bariya bantu, nicyo cyonyine nshaka, bataraboneka ntabwo nzongera kurya kubera ko byose ni amakosa yanjye. Solange rero yabwiye wa mushuti we ati noneho rwose birakomeye, umwana wanjye yanze kurya, yanze kugira ikintu na kimwe afata, ngo kereka nimbanza nyine kubona Keita n'umukobwa we. Ntabwo numva rwose ikintu umwana wanjye bakurikiyeho, uzi ko wagira ngo yabuze nk'urukundo rw'ubuzima bwe. Naho rero uyu mushuti we yahise aseka ati nyine umwana wawe nibura yagize igitekerezo cy'ubuzima, umwana wawe nibura buriya rwose atangiye gutekereza kure, atangiye kumenya yuko isi idasakaye, buri muntu uwo ari we wese yanyagirwa. Ahubwo njye ndumva nyine ukwiye kumushyigikira ndetse rwose ukamutera imbaraga. Naho rero Solange ati kugeza naho se yanga gufata amafunguro, cye rwose ndabona bikabije. Uyu mushuti we yaramubwiye ati ahubwo tugomba nyine gushyiramo akabaraga maze tukabashaka kugira ngo ushimishe umwana wawe. Solange yahise amubaza ati hanyuma se tuzabitangire ryari? Naho rero uyu mushuti we ati ndumva muri wikendi twazabitangira. Solange ati ntabwo byashoboka kuko muri wikendi nzajya kureba Alex, kandi nyine ndakeka rwose ashobora no kuba ashaka kunyambika impeta. Nkurikije aho ibintu bigeze rwose mbona ko biri mu nzira nziza, ahari nyine arifuza kunyambika impeta. Naho rero uyu mushuti wese amubwira ati ndumva rwose warateye intambwe, gusa ndakwifuriza amahirwe masa, ubwo nta kibazo, reka noneho tuzabikore iyindi wikendi izakurikira. Wikendi rero yarageze aho nyine Solange yagombaga kujya guhura na Alex. Barahuye rero bari gusangira, bicaye ahantu rwose ubona ibyishimo ari byose. Alex ari kubwira Solange ukuntu amukunda, ukuntu rwose yifuza ko urukundo rwabo nyine rwagera kure, ibyishimo byari byose. Ndetse na Solange ari kumubwira ko nyine nawe amukunda, ari we rwose yari ategereje. Kano kanya rero bagiye kubona maze babona haje umudamu utwite. Uyu mudamu rero yaje yarakaye maze ahita afata mu ijosi Alex ati nta soni, urasiga umugore utwite mu nzu maze ukaza kwiryohereza n'aba bakobwa, aba bakobwa bo ku muhanda wagira ngo barigurisha. Kano kanya Solange yatangiye gukanura, dore ko rwose atarazi nyine ibyo bari kuvuga kano kanya. Naho rero Alex ati umva sheri, ndakwinginze rwose mbabarira ngo usobanurire ibyo uri kureba siko bimeze. Naho rero uyu mudamu ati hanyuma ubundi wamubwiye yuko ufite umugore? Nta soni, urasiga umugore mu nzu ukaza hano? Solange ati ngo iki? Atafite umugore? Umugore we ati none se wari uzi ko? Ubwo nta soni wahabara we, ntabwo uzi ko afite umugore unatwite? Kano kanya rero Solange yumvise rwose bisa nkaho neza isi mugwiriye, gusa akiri kwibaza ibi byose uyu mugore nyine wa Alex yahise amufata akaboko ati ca ahangaha tugende, kandi nzongera kukubonana n'abakobwa bameze gutya, tuzabonana. Yaramutwaye rero maze nyine Solange asigara ahagaze, Alex ageze kure
yahise amubwira ati umbabarire rwose, uyu ni umugore wanjye, na buriya nari nje kukubwira yuko nyine mfite umugore, kandi mu by'ukuri ntabyo yari aje kumubwira, yagira ngo akomeze amubeshye gusa. Bamaze kugenda rero, Solange wari wataye umutwe yahagurutse hano yambaye ibirenge, imodoka ye yayitaye aho yari yayiparitse, dore ko atanibukaga ko rwose ayifite. Yatangiye rero kugenda n'amaguru atazi iyo agiye. Yageze muri karitsiye irimo ibizu bituzuye. Iyi karitsiye yari iteye ubwoba cyane. Akihagera rero abasore nyine baramubonye, maze bahita babona ko ashobora kuba afite amafaranga. Baje biruka rero baje kumwambura, batangiye kumuhondagura, aba yikubise hasi amera nk'uwapfuye. Ako kanya Keita wari uri hafi aho ngaho, dore ko nyine icyo kizu n'ubundi cyavagamo ibirara, ari nacyo nawe yabagamo ku ruhande ahantu mu cyumba nyine cy'urwo ruzu rutuzuye, yahise aza yiruka maze atangira gukubita aba bahungu nyine yabonaga bari kugirira nabi umuntu. Yamurebye mu maso maze ahita abona ni Solange. Yaramuteruye rero n'isakoshi ye maze amujyana muri cya kizu, dore ko nyine bararaga ku bintu by'ibibaho, nta matera bagiraga, nta n'ikintu cyo kwiyorosa bagiraga. Yamuryamishije kuri ibi bintu by'ibibaho, ariko n'ubundi ameze nk'umuntu waguye muri koma. Byari biteye ubwoba, dore ko yibazaga ko ahari rwose yapfuye ataza kuzanzamuka. Yatangiye kwibaza rero ati ubuse ndamujyana kwa muganga gute? Nta mafaranga mfite, nta n'ubundi buryo nabikoramo. Mia rero yahise amubwira ati papa, ariko nungutse igitekerezo, ati ndumva njyewe najya nyine mu rugo iwabo maze nkajya kubabwira yuko ameze nabi, maze bakampa amafaranga tukamujyana kwa muganga. Papa we yaramubajije ati ese mwana wanjye urahazi? Naho Mia ati yego rwose ndahazi. Naho rero Keita ati none se ko ari kure wagerayo n'amaguru? Mia turakeka se ari ubwa mbere naba ngezeyo. Ati nta kibazo rwose, kandi urabizi njyewe namenyereye no gucuruza, ibintu byo kugenda n'amaguru ni ibintu byanjye. Papa we yaramubwiye ati mwana wanjye ni ukuri uri intwari, gusa nyine wirinde mu nzira, ugende witonze, maze ugende nyine ubabwire bazana amafaranga, noneho bazana n'imodoka kugira ngo tubashe kumujyana kwa muganga. Mia rero yaragiye. Akigerayo yahise abwira nyine wa mukozi w'umukobwa ati Solange yagize ibyago nyine, bamukubise ameze nk'umuntu uri muri koma, ari kumwe na papa wanjye kano kanya, gusa nyine turashaka amafaranga kugira ngo tumujyane kwa muganga. Anayeli rero yahise asohoka mu nzu. Akibona rero Mia yahise amuhobera ati Mia, atumeze neza? Naho Mia ati yego meze neza, ariko mama wawe we ntabwo ameze neza. Yatangiye kubwira rero Anayeli uko byagenze. Naho rero wa mukobwa yahise yinjira mu nzu yihuta, abazanya amafaranga kugira ngo bajye gutega tagisi nyine bamujyane kwa muganga. Anayeli yarababwiye ati nanjye ndajyana namwe. Naho rero uyu mukobwa w'iwabo ati hoya, ninza kumara kumugeza kwa muganga ndagaruka kugutwara maze ujye kumusura. Anayeli yahise abwira Mia ati Mia, wite kuri mama wanjye umurebe neza. Mia ati yego rwose ndabikora. Bahise bagenda biruka rero maze bafata nyine Solange bamujyana kwa muganga. Yamaze rero iminsi atarakanguka, nyamara iyi minsi yose nta wundi muntu wamubagaho uretse nyine Keita. Niwe wamugumye iruhande akomeza kumwitaho, ari nako abaza dogiteri niba rwose azongera akaba muzima, niba kandi azongera gukanguka. Dogiteri ati birashoboka cyane, reka dutegereze, gusa turi kumwitaho, ariko nanone icyizere kirahari. Naho rero Solange we yararotaguzwaga, maze akarota bari kumukubita, akarota abantu bari kumugirira nabi, agashikagurika, akavuza induru, ariko mu by'ukuri ntabwo yakangukaga. Nyine yabaga ari kuvuza induru anashikagurika, ubona ko rwose afite ubwoba. Ubwo rero kandi niko nyine Keita we yakomezaga kumukomanga ati humura, ati komera, ati ndahari humura, nta muntu n'umwe uri bukugirire nabi. Nyuma y'iminsi 3 rero Solange yarakangutse, maze umuntu wa mbere yakubise amaso yari Keita. Yahise amubaza ati Keita, umeze neza? Keita ati yego. Ati ahubwo se ubu umeze neza? Naho Solange ati yego meze neza, uretse umutwe uri kundya ndetse no kuba rwose ndi kubabara ukuguru kwanjye kw'iburyo. Keita rero yahise amubwira ati ahari impamvu uri kubabara umutwe
nuko nyine wikubise hasi n'akaguru birashoboka ko nyine wakagwiriye, akaba ariyo mpamvu uri kumva ubabara, ariko ni ukuri ubwo ukangutse rwose Imana ishimwe. Bahise bahamagara rero wa mushuti wa Solange ahita aza kumureba, yahise amubwira ati ni ukuri Solange, Imana ishimwe rwose ko umeze neza, gusa nanone Imana ishimwe ko Kayita yahagobotse maze rwose akaba ari we ugutabara. Iyo ataza kuza ubu ngubu tuba turi kuvuga izindi nkuru, ntabwo ari izi turi kuvuga kano kanya. Ndakubwiza ukuri ibintu biraba byarabaye ibindi bindi. Urabona impamvu nahoraga nkubwira ngo ujye ugerageza kuba umwana mwiza, witwararike kuri buri muntu wese, ugirire neza buri wese, kubera ko utabuze imbere uko hameze. Naho rero Solange ati ni ukuri ubu rwose isomo nararibonye, tekereza iyo ataza kunsanga hari ahantu nta wundi muntu wari kuza kuntabara, ndakubwiza ukuri nari kuhapfira rwose, ntabwo byari byoroshye. Mushuti we ati tekereza ko nyuma y'ibyo wamukoreye byose ariko we nyine yarabyirengagije maze aragutabara, ubundi ubwo nibwo bumuntu, uyu niwe ufite umutima mwiza, ureke wowe nyine. Nahoraga mubwira nti ntukamubwire nabi, ntukabwire umuntu wese ubonye nabi, jya ugira neza wigendere, ariko byari byarakunaniye. Kayita rero yahise ababwira ati rega buriya ntabwo nabikoze ku bwanjye, ibyo ari byo byose n'Imana yankoresheje kugira ngo mbe ndi hariya muri uriya mwanya kugira ngo mutabare. Naho rero uyu mushuti wa Solange ati yego n'Imana yagukoresheje, ariko nanone hari undi yari gukoresha ntiyemere kubikora, wowe byaroroshye kubikunyuzamo kuko n'ubundi usanzwe uri umuntu mwiza, warakoze cyane. Solange nawe ati warakoze cyane Kayita, warakoze kuntabara rwose, kubera ko byose ndabikesha wowe kuba nkiri muzima. Naho rero uyu mushuti wa Solange yahise amubaza ati ariko se ubundi iriya karitsiye barinze kugukubitiramo ubundi wajyaga hehe? Kuriya munsi nari nzi ko wagombaga kuba ufitanye gahunda n'umuntu, hariya wari uhageze ute? Naho rero Solange ati ibyo rwose ni ibintu nazakubwira undi munsi, yumvaga atabivuga ahari Kayita akiri hano. Kayita rero yahise ababwira ati hanyuma rero ubwo rwose umeze neza, reka nanjye mbe ngiye mu rugo, mbe ngiye kureba n'umukobwa wanjye uko ameze. Solange yaramubwiye ati warakoze cyane, ndakomeza kugushimira, ubwo nyine n'ubundi uzagaruka udusange hano kubera ko turacyahari uko byagenda kose, ariko warakoze kandi unsuhurize n'umukobwa wawe. Kayita yaramubwiye ati yego ndamusuhuza. Yarasohotse rero maze uyu mushuti bakomeza kumubaza ati ndashaka kumenya ubundi nyine Kayita wamubonye gute, wamukuye hehe se ahubwo? Naho rero Solange ati uragira ngo se naramubonye, ahubwo nyine niwe wambonye, njye ntabwo nari narigeze mubona. Naho uyu mushuti ati hanyuma se iyo karitsiye wayikoragamo iki? Solange yatangiye kumubwira rero ukuntu Alex yari yizeye, yamutengushye rwose, burya bwose yari afite umugore ndetse uri hafi kubyara, ibyo yamubwiraga byose yamubeshyaga. Ko rero akimara kumenya ibyo ngibyo yahise ata umutwe maze akava aho agenda n'amaguru, ku buryo n'imodoka ye n'ubu ngubu rwose ikiri aho yayiparitse, kubera ko nyine atigeze yibuka ko yanayijyanye. Hanyuma rero yamubwiye ko ageze imbere y'ikizu kitabamo abantu, maze abasore bakaba baramwatatse batangiye kumwambura buri kimwe cyose. Ati nta nubwo kandi nari nigeze ndeba ahantu ndi kugenda nyine ngo menye ko nageze muri karitsiye rwose iteye ubwoba. Ati rero nyine ni aho ngaho Kayita yansanze maze arantabara, numva ko rero ntigeze mubona, ahubwo nyine ari we wambonye. Uyu mushuti we noneho yahise yumirwa ati ntumbwire ko yanagutabaye, akaba yarakubayeho iyi minsi yose hano kwa muganga, nyamara utarigeze unamubona ngo unamusaba imbabazi, n'ukuntu kose wari waramufashe nabi. Naho rero Solange ati tekereza nawe ko ntigeze musaba n'imbabazi, ariko akaba yaranyitangiye, akaba amaze iyi minsi yose hano andwaje. Uyu mushuti we yongeye amusubiramo ati ndongeye mbigusubiriyemo, ni ukuri mu buzima bwawe ntuzajye usuzugura buri muntu uwo ari we wese, kubera yuko ntubuze akamaro azakumarira, ntubuze aho muzahurira. Jya ugira neza wigendere, kandi jya umenya kubana n'abantu bose kandi mubane mu mahoro. Solange ati ni ukuri ubu rwose nta mpamvu yo kubinyigisha, kubera ko isomo namaze kuribona. Solange rero yaje gukira maze barabasezerera. Ku munsi rero wo kubasezerera baratashye, maze bageze mu rugo avuye mu modoka yatangiye kugenda acumbagira. Kayita rero atabitinzeho rwose yahise amuterura maze amujyana mu nzu, yaramuryamishije ku gitanda
ubundi nyine afata umusego asegura ukuguru kwe dore ko nako kwari kuri kumubabaza cyane. Kayita rero yatangiye kumubwira ati hanyuma nubwo rwose ugifite ububabare ariko imiti bakwandikiye hano nukomeza kuyifata neza bizatuma rwose uhita ukira vuba. Yatangiye kumubwira rero uko azajya akoresha iyi miti bari banditse dore ko bari bayanditse nyine ari Kayita uhari. Solange rero yahise amubwira ati none se kubera icyo utangiye kumbwira uko nzajya nkoresha iyi miti kandi n'ubundi ari wowe uzajya uyimpa nkayinywa? Naho rero Kayita ati hoya ntabwo byashoboka kuko ngiye gutaha, ahantu tuba nta mutekano uhari habe na mba, ngomba rero kugenda nkajya kureba umukobwa wanjye. Solange ati ngo iki? Ati ahantu muba nta mutekano uhaba? Ati none se mubahe? Naho rero Kayita ati tuba nyine kuri ya nzu ya yindi nyine hamwe bagugiriye nabi. Naho rero Solange ati cya kizu kituzuye nicyo mubamo wowe n'umwana wawe? Ni ukuri ndumva bimbabaje kubera ko rwose hari ahantu saho kugira ngo umwana muto ungana nk'umukobwa wawe ahabe. Ndumva bibabaje, buriya buzima ntabwo umuntu yabukuriramo. Naho rero Kayita ati turabizi natwe kandi si uko twishimye ariko turi gukora ibishoboka byose kugira ngo buriya buzima buzahinduke kandi hamwe n'Imana nyine bizashoboka. Gusa nyine ngomba kugenda nkajya kureba uko ameze kuko rwose mba mpangayitse iyo ntari mu rugo. Solange yabajije rero Kayita ati none se koko uragiye? Naho Kayita ati yego gusa nyine nzagaruka kureba uko meze kandi ntabwo nzatinda. Yarasohotse rero maze Solange ahita abyuka nubwo yari ari kugenda acumbagira yahise amusanga hanze maze ahita amubwira ati ndakwinginze wigenda winsiga njyenyine kubera yuko rwose nkeneye umushoferi, nawe urabibona ko nkigenda ncumbagira, ndifuza ko rwose wasubirana akazi kawe maze ukongera ukantwara nk'ibisanzwe. Kayita ati hoya ntabwo rwose byashoboka, sinakongera kugutwara. Naho rero Solange ati ndabizi nyine naraguhemukiye, nakubwiye nabi, twabanye nabi cyane ariko ngusabye imbabazi ku byabaye byose. Ni ukuri ndifuza ko rwose wakongera ugasubirana akazi kawe kandi ntabwo ibyo bindi bizongera kubaho ukundi. Ni ukuri ndagukeneye. Kano kanya rero Anayeli nawe yahise aza ati ndakwinginze vuga yego kubera ko rwose turagukeneye hano, nanjye ndagukeneye kugira ngo ujye unjyana ku ishuri, nta wundi mushoferi nshaka ni wowe nshaka. Batangiye kumwinginga rero maze ahita ababwira ati oya nta kibazo mwinginga ariko nyine ubwo nzatangira akazi ejo, nta kibazo rwose gihari. Naho rero Kayita rero yabwiye Solange ati nta kibazo ubwo akazi nzagatangira ejo, nta kibazo rwose gihari. Naho rero Solange yahise amubwira ati hoya ntabwo nifuza ko wongera gutaha muri kiriya kizu kituzuye, rwose ntabwo nifuza ko wongera kujya kuhaba, ahubwo nyine ndifuza ko wowe na Mia mwaza nyine maze mukaba hano. Mfite icyumba kitagira umuntu kibamo kandi rwose nzakibahera ubuntu, rero ndifuza ko nyine mwaza mukakibamo. Kayita ati ubwo se sinaba ndengereye koko, noneho sinaba ngiye kukubamangamira? Naho rero Solange ndetse na Anayeli bati hoya ni ukuri turifuza rwose ko mwaza. Solange ati ahubwo se urumva atari byo bisobanutse kuba nyine abakozi baba aho bakorera, kubera ko rega nshobora no kugukenera ko untwara ahantu kandi ari mu masaha y'ijoro, urumva ko rwose ndagukeneye hafi yanjye. Batangiye kongera rero kumwinginga maze ahita ababwira ati nta kibazo rwose. Yahise ajya kuzana rero umwana maze bahita bimukira hano gutyo. Kayita rero yatangiye gutekereza ati noneho rwose ubu ni amahoro, nibura aya mafaranga nzajya nyabika maze azangirire akamaro. Iminsi rero yakurikiye ibintu rwose byari byifashe neza dore ko noneho Solange atari agishihura Kayita. Iyo yabaga ari gukora ibintu byose yabaga yicaye ari kumureba maze akajya amusekera, ntabwo rwose yari agifite umushi habe na mba. Kayita kandi nawe niwe witaga kuri Solange dore ko ari we wamuhaga imiti ndetse akamumasa n'ikirenge kubera ko ikirenge cyamubabazaga cyane. Umunsi umwe rero ari mu masaha y'ijoro Solange
yatumye nyine wa mukobwa wamukoreraga ati genda umpamagarire Keita ndetse nyine na Mia baze hano. Nyamara Solange ndetse na Anayere bari bicaye ku meza bari gufata amafunguro. Keita rero yaraje ahita abwira nyine Solange ati mwari muduhamagaye? Solange ati cyane, nimwicare hano maze nyine dufate amafunguro twese turi hamwe. Keita yahise yikanga ati ngo iki? Ati hoya rwose ntabwo byashoboka. Naho rero Solange ati birashoboka cyane, nimwicare dusangirire hamwe. Anayeri rero yahise abwira Mia ati Mia mbabarira rwose wicara ahubwo wicare iruhande rwanjye, uri kumva ukuntu ibi bintu biri buze kuba bishimishije twese turi gufatira amafunguro hamwe. Bahise bicara rero n'ibyishimo byinshi, maze Solange ahita ahamagara wa mukobwa ati zana ibindi byo kurya ubategurire hano dusangire, dore ko nyine yari ari kujya barurira ku masahane akabazanira. Byari ibintu biryoshye rero, byari ibintu byiza, dore ko rwose noneho Mia yari atangiye kwiyumva nkaho nawe ari umwe muri uyu muryango. Ibintu byari bisigaye bimeze neza cyane. Iminsi rero yakurikiye Solange yabaga ari wenyine, maze agatangira gutekereza kuri Keita, agatekereza ukuntu amwitaho, ukuntu aba ari kumuvura, ukuntu aba ari kumureba nyine iyo bari gusangira. Mbese yatangiye kujya amutekereza noneho by'umwihariko, ugasanga rwose ibitekerezo byamutwaye. Nyamara ku rundi ruhande Keita nawe yakundaga kwitegereza cyane Solange, maze ukabona ko rwose ari kumutekerezaho akamwenyura. Umunsi umwe rero Keita yari ari kumwe nyine na Mia bari bonyine mu cyumba bararagamo, maze Mia abona Keita ari gutekereza cyane, yahise amubaza ati none se uri kumutekereza? Naho rero Keita ati ntekereza nde? Mia ahita amubwira ati uragira ngo se sinjya ndeba ukuntu uba uri kumureba? Ati gusa ni ukuri ni mwiza rwose ntabwo waba wibeshye. Keita rero yahise amubwira ati ntumbwire kuri gutekereza. Naho rero Mia ati yego rwose wabimenye. Naho Keita ati ntabwo ibyo bintu byashoboka, nawe rwose urabyumva, urabona ko njye nawe nta hantu duhuriye, mbese nta naho twazahurira. Mia ati nyine mu butunzi bwo yego ntaho muhuriye, ariko nyamara ushobora gusanga nawe agutekereza, ushobora gusanga rwose mwese ibitekerezo byanyu biri ku rwego rumwe. Keita rero yahise aseka ati ariko se wa mwana we rwose ukura hehe ubwo bwenge? Hari ibintu mbwira nkumva neza neza birenze imyaka yawe, ariko nyine ibyo bintu uri gutekereza byo ntabwo bishoboka rwose, ntabwo nakwirirwa ntigihe mbitekerezaho. Mia ati ariko papa ntukavuga ko ibintu bidashoboka utaragerageza, jya ubanza ugerageze utsindwe ubone kubona ko ibintu bidashoboka koko bya nyabyo. Nyamara rero ibintu Mia yavugaga byari byo, kubera ko rwose Keita yari asigaye akunda cyane Solange, ariko nanone akagira ubwoba bwo kuba yabimubwira kubera ko nyine yari umukoresha we. Umunsi umwe rero Keita yahamagaye wa musore w'inshuti ye, maze bahurira hanze y'igipangu, bicaye ahantu ku muhanda, maze aramubwira ati umva nakoze ishyano sinkubeshye, tekereza ko nsigaye nkunda boss wanjye, nsigaye nkunda Solange byo gupfa. Naho umunshuti we rero ati none se niba umukunda wazabimubwiye, urabura iki ngo ubimubwire? Naho rero Keita ati burya uri umujyanama mubi koko, uragira ngo banyirukane ku kazi? Umunsi nabimubwira nibwo naba ntakaje akazi kanjye, nawe ntabwo ubibona se ko bidashoboka? Uyu mushuti we rero yahise amubwira ati nta kintu na kimwe kidashoboka, wowe gerageza nyine ntabwo uzatakaza akazi kawe. Keita ati cecekere, ndi umugabo kandi nari ntuje kubera ko umwana wanjye uba ameze neza, ari kurya akaryama, sinshaka rero ko yongera gusubira ku muhanda, ngomba gutekereza nkoresheje umutwe wanjye. Uyu mushuti we atari ko ni ukuri wakaba ubimubwiye, none se uzakomeza kuvunika wenyine? Naho rero Keita aturumva nyine ati urabona nta hantu duhuriye. Naho uyu mushuti we ati nyamara wasanga nawe agutekereza. Keita ati ntabwo byashoboka, ndakubwiza ukuri ko ashobora kuba rwose atanandeba, wabona atajya nambona ngo abone ko nyine njya nanamuca imbere nibura. Keita rero ndetse na Solange n'ubundi bari basigaye baganira cyane, ku buryo nyine
buri umwe yari azi amakuru yerekeye ku wundi yose nta na rimwe rivuyemo. Umunsi umwe rero Solange nawe ari kumwe na wa mushuti we nyine bari kuganira, Solange yaramubwiye ati ibintu ngiye kukubwira ndabizi neza ko utari bubyizere, ati ubu ngubu tuvugana umushuti wawe ari we njyewe ndi mu rukundo, gusa ninkubwira uwo ndi mu rukundo nawe uraza kumirwa. Uyu mushuti wa Solange ati mbwira uwo musore w'umunyamahirwe tugiye kuzajya tugusangira. Naho rero Solange atumva urumirwa, tekereza ko nkunda Keita, wa musore w'umushoferi wanjye, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Uyu mushuti rero ntabwo yari ari kubyumva, ati kagira inkuru rero mbwira ibintu mukundira. Naho Solange atumva ndamukunda ukuntu nyine ari umusore uri poze, ibintu byose ubundi nkeneye ku mugabo arabyujuje, ni umusore ukunda gukora cyane, ari responsable, mbese buri kintu cyose nifuza kuri we aragifite, uretse nyine kuba nta mafaranga afite, kandi icyo nacyo ni ikintu cyakosoka kubera ko yarize afite diplome. Nzamushakira rero akazi keza cyane, ibyo nabyo rwose bizahita bikemuka. Uyu mushuti ati none se ndumva ibintu byose ubizi, hanyuma se umwana we nyine we bimeze bite, mama w'umwana we byaba bihagaze bite? Solange ati nyine mama w'umwana we ntabwo bigeze babana, gusa nyine yapfuye ari kubyara uriya mwana Mia. Uyu mushuti wa Solange ati none se urabyizeye ibyo yakubwiye? Solange ati mbyizeye 100%, ndabyizeye cyane rwose. Uyu mushuti we yahise amubaza ati hanyuma se ibyerekeranye na Annabelle urumva azabyemera ko wongera kujya mu rukundo ndetse ukaba washaka n'umugabo? Bakivuga ibyo rero Annabelle yari atungutse hano, yahise avuga ati yego rwose ndabyemeye, mbihaye umugisha. Mama wese amubwira ati none se usigaye wumviriza ibiganiro by'abantu bakuru? Annabelle ati hoya, nuko nyine muvuze ibyo bintu nari ngeze hano nibyo byonyine numvise, ariko rwose ndabyemeye mama, ndabikwemereye nta kibazo. Yahise rero yongera yisubirirayo, maze bahita bakubitana mu kiganza, barasetse nyine kubera ibintu byari bibabayeho kano kanya. Solange rero yabwiye uyu mushuti we ati ikintu rero gitangaje nuko nyine ntazi naho nahera mbimubwira, sinzi rwose niba yanabyumva, ibyo byo ndumva rwose bikimpangayikishije, biracyari ikintu gikomeye nyine kuri njyewe. Naho uyu mushuti we atumva uzashaka uburyo ubwo ari bwo bwose ubimubwire nyine, nabyanga azabyange ariko wabivuze. Anayeli rero we yahise asohoka maze ahita ajya kureba Mia. Baricaye rero maze abwira Mia ati Mia, ati mama wanjye akunda papa wawe cyane, ariko se ndi kwibaza ubundi nyine harabura iki kugira ngo bose bakundane bigaragara? Naho Mia ati none icyakubwira, papa wanjye nawe ashobora kuba akunda mama wawe, ariko nanone papa wanjye yihagararaho cyane. None se ubundi nkubaza Anayeli, ko mama wawe ari umukire cyane akaba afite amafaranga menshi, urumva azemera papa wanjye? Naho rero Anayeli ati yego azamwemera, ahubwo nibyo byiza kubera ko nyine mama wanjye afite amafaranga, urumva nyine n'ubundi azaha n'amafaranga papa wawe. Bari kuvugana nyine bari kuganira ikiganiro cy'abana, nyamara mama wa Anayeli ariwe Solange yari ari kumva nyine ibintu bari kuganira. Anayeli rero yahise abwira Mia ati ariko rwose abantu bakuru sinzi impamvu bagorana, none ubundi niba bakundana ntibyoroshye nyine ko babwirana ko bakundana. Yahise rero abwira Mia ati noneho njyewe ndifuza ko nyine wamfasha, kora ibishoboka byose mama wanjye azakundane na papa wawe, kuko ndifuza rwose kubabona nyine bari kumwe. Mia rero yahise amubwira ati noneho Suzi, uzi ko ejo ari anniversaire ya papa wanjye? Naho rero Anayeli ati none se azayiserebura? Mia yahise amubaza ati ahubwo se wagira ngo hari na rimwe arigera nyine aserebura anniversaire ye? Nta n'umunsi n'umwe. Nyamara ibi byose Solange yari ari kubyumva, yahise yiruka ajya mu cyumba maze ahita ahamagara nyine wa mushuti we ati ndifuza ko rero ubu bufasha, hari umuntu nifuza gukorera surprise, ndifuza ko rero wabimfashamo. Umunsi rero wakurikiye mu masaha y'umugoroba
Keita yari yicaye wenyine nyine hanze ari gutekereza. Miya rero yaje yiruka maze ahita amusanga hanze, yahise amubwira ati papa, ati banguka banguka utabare, ati kubera ko Solange aguye muri koma, banguka banguka banguka. Yahise ahaguruka yiruka rero maze baza biruka, yahise akubita icyugi cy'icyumba cye nyine atari hehe ari hehe. Naho rero abantu bose bari bari hano bahise batangira kumuririmbira nyine isabukuru nziza. Yaratunguwe bikomeye kuko rwose ntabwo yari abyiteze. Bamaze kumuririmbira ati ni ukuri murakoze cyane, ariko nanone mwari munkuyemo umutima, ndakubwiza ukuri ko rwose nje neza neza umutima wenda kumvamo. Yahise abaza rero Miya ati Miya, kubera iki wari umbeshye? Miya yahise amuhobera ati papa, nta kindi kintu nari kukubwira cyari gutuma uza wihuse nk'ukuntu uje wihuta. Yahise ababwira ati murakoze kundirimbira kandi murakoze kuba mutaririmbye ngo wagize imyaka ingahe, kuko sinzi niba icyo gisubizo nari kukibona. Batangiye guseka rero maze batangira kubigira na burage. Batangiye kandi gusangira nyine kubera ko bari bateguye, ari wa muzamu yari ahari, ari wa mushuti wa Solange, ari na wa mushuti kandi wa Keita, ari na wa mukobwa ubakorera hano mu rugo, n'aba bana bose bari bahari. Nibo nyine bari bari gukora kino kirori bonyine, gusa byari biryoshye kuko wabonaga ko ari abantu bamenyeranye. Anniversaire rero yararangiye, abantu bose bamaze gutaha. Keita ndetse na Solange bagiye hanze maze bajya kuganira. Keita yari ari kubwira Solange ati wakoze cyane kuba rwose wanteguriye umunsi nk'uyu nguyu, ni ubwa mbere mu buzima nari nkugize, gusa nanone numvise biryoshye cyane. Burya narahombye kuba imyaka y'ubuzima bwanjye yose ntarigeze mfite anniversaire yanjye na rimwe, ariko ni ukuri wakoze kuko rwose ni ikintu nyine numva cyankoze ku mutima. Solange ati ni wowe wakoze kubw'ibyo wankoreye byose, sinzi nyine uko nagushimira, gusa warakoze cyane ku byo wakoze byose ku buzima bwanjye. Keita ati ariko wowe ukora ibirenze, wowe nyine wankubye inshuro nyinshi. Bicaye hano rero kandi Keita yabajije Solange ati hari ikintu nifuza kukubaza. Ati ndifuza kukubaza papa wa Anayela aba hehe? Naho rero Solange ati urebye buriya ni njye papa we nkaba na mama we, kubera ko papa we sinigeze mumenya, nafashwe ku ngufu, ariko byarangiye rwose ntamenye umubyeyi we. Kano kanya rero Keita yahise amubwira ati hangane, ndumva rwose ari inkuru ibabaje, ariko ni ukuri umbabarire kuba nkubajije n'icyo kibazo. Iyo nza kumenya ko gikomeye gutyo ntabwo mba nkikubajije. Solange ati nta kibazo rwose kirimo, ahubwo komeza umbaze n'ikindi cyose waba wumva wifuza kumenyaho. Keita rero yarongera amubwira ati ariko hari n'ikindi kintu nyine nshaka kukubwira. Solange yaramubwira ati mbwira nta kibazo. Keita rero yajyaga kuvuga maze akadidimanga, byaramunaniye rwose kuvuga icyo yashakaga kuvuga. Solange ati mbwira nta kibazo. Keita biramunanira. Solange yaramubwira ati rero njyewe si uko nteye rwose, niba wumva nyine ibyo maze kukubwira bitumye utabasha kumbwira icyo wari ugiye kumbwira, byihorere nta kibazo, reka nigendere. Yahise ahaguruka maze agiye kugenda. Keita ahita amubwira ati ndamutse nkubwiye se ko ngukunda? Solange yahise ahagarara amera nk'isitati maze ahita ahindukira ati umbwiye iki? Naho Keita ati nkubwiye ko ngukunda, gusa nanone ndabizi neza ko nyine njye nawe ntaho duhuriye, ufite amafaranga njye ntayo mfite, ndakeka ko rwose ushobora kuba ugiye gutekereza ko naba ndi umukuzi w'amenyo, ariko rwose siko bimeze. Naragukunze, ndagukunda n'umutima wanjye wose, nubwo nagize ubwoba bwo kubikubwira, ariko uyu munsi bibaye ngombwa ko mbikubwira. Yakomeje amubwira ati umutima wanjye nta wundi mukobwa n'umwe wifuza, ndabizi neza ko nyine mbayeho kubera wowe, ariko rwose maze igihe mbitekerezaho, sinzi niba utaranigeze ubibona ko hari nk'igihe nakurebaga rwose nkakureba mu buryo budasanzwe, sinzi ko waba utarigeze ubibona n'umunsi n'umwe, gusa umbabarire ni ukuri niba nkubabaje cyangwa se nkaba nkubahutse,
ni ukuri mumbabarire ariko nyine urukundo rwananiye kurukontorora neza neza. Solange rero yahise amubwira ati hanyuma se ibintu mbwiye urabyizeye neza? Naho rero Keita ati cyane ndabyizeye rwose 1000%. Urabona se ngewe naba ndi gukina? Solange ati hanyuma se ngewe ndinde wo kuba urukundo rwampamagara maze sinitabe? Ndahari rwose kandi nditeguye. Naho rero Keita ati none se nawe nibura wigeze untekerezaho n'umunsi umwe? Solange yahise amwegera ati mbikubwire se cyangwa mbikwereke? Keita rero yaracecetse maze Solange ahita amusoma ati birahagije se umenye icyo nshatse kukubwira? Naho rero Keita ati haburaga gatoya ngo umenye icyo ushatse kumbwira. Solange rero yarongera aramusoma maze barahoberana bombi. Yahise amubwira ati ndakunda nanjye kandi hashize iminsi myinshi nta nubwo ari ibintu rwose ntekereje kano kanya, ahubwo nanjye nahoraga mbitekereza maze nkabura aho mbihera mbikubwira. Numvaga nyine ntazi uko uzabyakira, gusa uyu munsi ndishimye cyane cyane ko nsanze ibyo natekerezaga nawe ari byo watekerezaga. Keita rero yahise amubwira ati uzi yuko buriya imitima yacu yakoranaga? Ati wabona uko nabaga ndi kugutekereza nawe wabaga uri kuntekereza? Uyu munsi rero byari ibyishimo gusa ntabwo babashije kubibwira aba bana kubera ko bo nyine bari baryamye. Bwarakeye rero bababwiye inkuru barishimye maze Anahera ahita abwira Mia ati uzi ikintu kinshimishije se? Ati noneho tugiye kuba abavandimwe ba nyabo ndetse rwose byemewe ku mugaragaro. Byari ibyishimo rero dore ko iminsi yakurikiye aba bombi nyine babaga bari kwikinira udukino. Wabonaga iyi famiye yishimye cyane. Ntabwo nyine Keita yongeye kuba umushoferi hano dore ko bahise bamushakira akazi kuko rwose yari afite diplome, yarize kaminuza, ari n'umuhanga cyane. Ibintu rero byatangiye kuba byiza noneho kurushaho. Basezeranye rero ko noneho bagiye kuzakora umurenge bakaba ari wo wonyine bakora, ntibagire ubundi bukwe bakora, ndetse rwose hakaba hari nyine ba bashuti babo babiri, hari na wa muzamu ndetse na wa mukozi wakoraga hano mu rugo n'abana babo gusa, ko rwose abo bantu bahagije kugira ngo ibirori biryohe. Bagiye mu murenge rero maze bavuyeyo bahita batangira kubana nyine nk'umugore n'umugabo, dore ko nyine ibintu byari ibyishimo gusa byari biryoshye. Umunsi umwe rero bari hanze aho Keita yari ari gukina n'abana ubona rwose byaryoshye. Solange we yari ari gutekereza ati ariko ni ukuri, ati burya rwose urukundo ntushobora kumenya aho ruturuka, gusa n'uwumva ruguhamagaye utitaye aho ruguhamagaye ruturutse uzagerageze rwose kwitaba, ndetse niwumva n'ijwi ntumenye aho riturutse uzagerageze gushakisha, kuko byanze bikunze urukundo ruguhamagara ruba ari urwanyarwo kuri wowe. Sinigeze ntekereza ko umunsi umwe nzajya mu rukundo n'umuntu, noneho sinigeze ntekereza ko uwo muntu ashobora kuzaba ari Keita, ariko uyu munsi ndanezerewe, ibyishimo ni byose. Ndumva nta kindi kintu na kimwe ndi kwifuza mu buzima, kuko umunezero wanjye wose ndawufite iruhande rwanjye. Yahise atera intambwe rero maze aragenda ahobera Keita amutunguye, dore ko Keita we yari ari kwikinira n'abana. Keita rero yaratunguwe maze amureba mu maso. Solange yahise amubwira ati umbabarire kubera ko rwose hari igihe nkwitegereza maze nkumva nifuje kuguhobera, mbese hari igihe rwose nkureba nkumva nshatse kukubwira ibintu byinshi, ariko buri gihe cyose ujye uzirikana ko ngukunda. Ndagukunda bya nyabyo kandi wazanye umunezero mu buzima bwanjye. Ndakubwiza ukuri, ibintu ntigeze ndota kano kanya ndabifite. Kimwe cyo ni ukuntu umwana wanjye akwita papa, mbese nta munezero n'umwe urenze kuri uwo nguwo. Naho rero Keita ati ndabakunda cyane kandi muri umuryango wanjye, ndabishimira kandi nzaharanira ko muhora mwishimye. Umunezero wanyu ni inshingano zanjye. Barongeye barahoberana maze n'abana babo baraza nabo bose barahoberana. Ibyishimo rero byari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo
uzica kuri Zasha TV. Ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.